neza nshuti bakunzi banzuri business group limited, by'umwihariko bakunzi bacu biyica Nzuri market mudahwema gukurikiranaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu imitungo itimukanwa tuba bateganyirije cyangwa se tuba tubazanira, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Dukomeje rero kubaha ikaze kandi tubasaba gukomeza gukanda subscribe no gukanda kukazogera mukanakora share kugira ngo mujye mubona umunsi ku wundi ibyiza tugenda tubagezaho. Nkuko mubimenyereye rero, iyi ni Nzuri. Ubu rero tugiye kubereka iyi nzu nziza ifite clôture nziza y'amatafari ahiye, ipavomye mu mbuga ndetse ikagira n'umwanya wa jardin, nubwo mubona barimo bahabumbira amatafari ariko no kugira ngo bahagabanyire itaka riri kuva aho ngaho bari kubaka uwo mukingo cyangwa bari kubaka iyo clôture nziza y'amatafari ahiye bagiye gushyiraho naho. Iyi nzu rero ni inzu nini yo guturamo, ikaba iri Karuruma hano haruguru gatoya rwose y'Akagera hafi ya ADPR. Iyi nzu ikaba kandi iri hafi y'umuhanda kuko ni inzu ya kabiri uvuye ku muhanda. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba 4 byiza binini ndetse na salo nini. Iyi nzu ifite annex 3. Iyi ni annex imwe ifite ibyumba 2 na salo, ariko mu by'ukuri itaruzura neza nkuko muri kubibona. Gusa hano ni Kigali, ntabwo bibuza umuntu kuyibamo kuko irakinze kandi irasakaye. Ngira ngo murabona ko bayituyemo rwose abantu b'abasirimu. Iyi annex rero ifite ibyumba 2 na salo kandi binini. Iyi nzu rero ubu aha ni mu rubavu rwayo, ngira ngo murabibona. Iyo ukomeje ugenda ugera no mu gikari cy'iyi nzu, hari umuriro, hari amazi, byose mwabyiboneye. Aha ni mu gikari cy'iyi nzu nini, rwose. Iyo ukomeje rero uhita ugera kuri za annex nababwiraga ko ifite n'igikari kinini gifite ahantu ho kwanika imyenda. Iki ni ikikoni cyo hanze gifite n'agastoke kacyo, ngira ngo murakibona ikikoni cyo hanze. Hanyuma iyi ni chambrette cyangwa se ibyo bakunze kwita ghetto, nayo ikabibamo umuntu w'umujene ikodesha amafaranga 30,000. Iyi nayo ni inzu nini y'icyumba na salo, nayo ikodeshwa amafaranga 50,000, akaba 80,000 yose hamwe. Ndagira mbibutse ko iyi nzu nini kandi nayo ikodeshwa amafaranga 100,000. Ibyo ni ibiciro bito cyane abantu bakubise hasi kubera ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 twese tuzi. Iyo ukomeje hano hepfo ahagana mu gikari ubona kandi kantu k'agastoke, ushaka gukinga ukajya ubikamo ibintu byawe. Urabona ko harimo amatafari, ngira ngo mwabonye ko turi kubumba n'ayandi. Amatafari ni imari, aranagurwa. Ahangaha rero ni mu rubibi aho ikibanza kigarukira hepfo. Iyo ukomeje hano uragenda ukinjira noneho muri toilette na douche byo hanze, biri smart cyane, biri clean. Ngira ngo urabona aha ni ahantu ho kubrosereza, n'akantu k'akaravabo, harimo amakaro hose. Hano ibumoso hari ya douche nziza cyane, hari douche nziza rwose yo kogeramo, nayo iri very smart. Iyo ugarutse muri side y'iburyo niho hari toilette yo hanze, ndetse iyi toilette ikaba nayo ifatanyemo n'indi douche ku buryo abantu bashaka gukenera kogera rimwe bakoga nta kibazo. Iyi nzu rero iri mu kibanza kinini gifite ubuso bugera kuri 500. Ntabwo ari ibyo gusa, iyi nzu iri ku giciro gito cyane kuko irashaka 30,000 ziri negociable. Mwabibonye ko ari igipangu kinini kirimo amazu menshi mu kibanza kinini, harashaka 30,000 negociable tukakugabanyiriza. Wakunze aha hantu waduhamagara kuri ya nimero yacu 0788 48 67 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 2 Si ibyo gusa kandi wadusanga kuri YouTube ariyo iyi muriho, Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa
Nzuri Market. Website ni www.nzuri.rw. Wanadusanga hano ku Muhima kuri Yamaha neza muri Feruje, muri etage yari amatafari ahiye yanditseho Shema House. Iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami. Nimukomeze mukande subscribe kandi muze tubakorera amapura tunabubakire ku giciro gito cyane.